Brice nubwo yari yuzuye ibipfuko yahobeye Brenda aramubwira ati Brenda iki nicyo gihe ngo ducike tuve hano hantu, reka mpamagare shoferi wangeza n'imodoka tujyane kure cyane Priya na Fred basange twagiye. Yahamagaye umuganga aramubwira ati icyo nari nkeneye bwari ubutabazi bw'ibanze, rero aho mbuboneye reka njye kwivuriza mu bindi bitaro. Barasezerewe bagera hanze y'ibitaro shoferi yahageze. Brice na Brenda n'umwana we binjiye mu modoka berekeza mu bice byakurikirana aho Priya na Fred batari gupfa kumenya. Mu masaha nyuma saa sita Fred yazanye na Priya mu bitaro, bahageze babwira ko umurwayi baje gusura yasabye kujya kwivuriza ahandi. Priya yumvise ataye umutwe, Fred nawe atangira kwivumanga avuga ati ndahamagara inzego z'umutekano zimfashe gushaka umugore wanjye n'umwana wanjye bashimuswe na Brice. Brice na Brenda batumye Priya na Fred bateza ikibazo mu bitaro bababaza impamvu babemereye gusohoka. Abaganga bababwira ko ari uburenganzira bw'umurwayi kwivuriza aho ashaka, cyane cyane yarengeje imyaka y'ubukure, ariko ntibabyumva. Kugera ubwo inzego z'umutekano zabyinjiyemo zikemeza gushakisha Brice na Brenda kugeza zibabonye, cyane ko ikirego na Priya w'icyamamare yari akirimo. Shoferi yari yafashe umuhanda w'igitaka ku nama Brice yari yamugiriye amubwira ati nunyura muri kaburimbo bashobora kuza kudukurikira bakatugeraho, ariko nunyuramo w'igitaka baradushaka batubure. Uwo muhanda bari kunyuramo Brice ntiyarawuzi kandi na shoferi ntiyarawuzi. Aho bari bagiye naho ntibari bahazi neza, gusa Brice yabwiraga shoferi ati aho twajya hose hapfa kuba ari kure cyane nubwo haba ari mu kindi gihugu, twicyo turakora no kugenda twerekeza ku mupaka, byaba ngombwa tukanayoboza abantu. Shoferi yakomeje muri uwo muhanda w'igitaka wasaga naho ukiri mushya, bageze imbere basanga ariho urangirira. Wageraga ku kigo cy'amashuri, inyuma hari utuyira duto cyane tw'amaguru gusa, yewe n'igare ntibyari koroha ko ritunyuramo. Umugenzi yabagiriye inama yo gusubira inyuma ho gato, bagera kuri kaburimbo bakaba ariyo bakomeza kugenderamo. Bari bamaze nk'amasaha 2 muri uwo muhanda, ukongeraho nawe bari bamaze bavuye mu mujyi kugera kuri uwo muhanda w'igitaka aho utangirira. Shoferi yasubiye inyuma agera muri kaburimbo, ariko umutima utangira kumurya. Yaribajije ati ubu sinashutswe, ese ubu ibi bintu biremewe? Icyambere natwaye umugabo washimuse umugore w'abandi, uku ni ugushimuta cyangwa reka mvuge kwiba, kuko umugore nako umubyeyi ashimuse yasezeranye n'undi mugabo mu mategeko amutwara atamusezeye. Fred atanze ikirego byakumvikana. None se niba bafunga Brice njye batwaye byagenda bite? Brenda se nubwo afite umwana we bamurebera izuba, ariko harubandanye ntacyo bantwara kuko umushoferi abagomba kumvira sebuja. Uyu ariko nanone ibi biratandukanye, kandi badufashe ntaho nahera mvuga ko aho mbajyanye nahazi n'icyo bahunze ntakizi, nawe umufatanya cyaha. Umutima wakomeje kumurya, ariko akomeza urugendo muri uwo muhanda wa kaburimbo yaranyuzemo bwa mbere. Brice aramubwira ati shofe, aho kugira ngo twongere kuyoba, koresha ya porogaramu yo muri mudasobwa yerekana aho abantu bageze, nako koresha yo muri telefone mudasobwa yo ntayo twazanye, ku buryo turagenda tuza aho twerekeje. Brice yabivuze azi ko amugiriye inama irabagirira umumaro wose, ariko yari yikozeho. Shoferi yizeraga yari yatangiye guhindura ibitekerezo, yamaze kubona ko byanga bikunda ibyo barimo ari amakosa, kandi ashaka uburyo yabivamo aho bakikuraho icyaha. Iyo porogaramu yayishyizemo ahita abona aho bari ko hitwa, iyo babona naho bari kwerekeza hariho. Yabaye nk'utekereza cyane, ariko Brice na Brenda bo bumva baruhutse kuko bari babonye ko noneho batarongera kuyobagurika. Brice yagendaga afashe umwana amukikiye, abwira Brenda ati undi tuzabyara azabasa n'uyu kuko uyu mwana ni mwiza. Warakoze Brenda, warakoze gukomeza kunkunda, kandi umbabarire kuba nari narambitse impeta Priya, ndarinzi ko wapfuye rwose. Ni umuganga ukomeye, afite amafaranga, ni icyamamare, yarankundaga cyane, ariko urwo ngukunda rwakomeje kunganza. Nkubonye ngira ngo Priya sinigeze mumenya. Sinzi icyo wampaye, ariko ngukunda cyane Brenda, kandi ubu nizeye ko nta kizongera kudutandukanya. Brenda ati si ngombwa ko nsaba imbabazi z'uko wambitse impeta ya fiyansa y'undi mukobwa mu gihe wari uzi ko napfuye, kuko nanjye mu gihe nari nzi ko wapfuye nakoze ibirenze ibyo wakoze. Yabivuze arira ati naguciye inyuma bigeraho mbyara, nasezeranye mu mategeko niyandikisha ku mazina y'undi muntu. Brice yaramuhumurije yamuhereza umwana, Brenda akikira umwana Brice amwegamiza mu gituza. Shoferi yarabibonye umujinya urazamuka, atangira kwibuka ukuntu Priya yari yishimye ubwo Brice yamwambikaga impeta amusezeranye kuzamubera se w'abana, akamwitura ko bw'ineza amugiriye ubwo yamutabaraga amukuye mu muhanda basize bamuteye inkota. Nubwo bwose shoferi yatwaraga Brice, ariko yarahoze atwara Priya. Brice atangiye ubucuruzi, Priya aramumuha ashaka undi mushoferi, kuko yavuze ati uyu mushoferi niwe nizera, afite uburambe, mukoranye ntiyazagutenguha. Yabibwiraga Brice. Priya yari yigomwe gutwarwa n'umushoferi bari bamaranye imyaka myinshi, ahitamo gutwarwa n'uwatazi kandi mushyashya kubw'inyungu za Brice. Ikosa Brice yakoze ryari ryo kwizera umushoferi akumva ko aramucikisha amuhungisha Priya. Shoferi yakomeje gutekereza cyane, ageze asaba Brice na Brenda kuba bahagazeho gato akajya kwihagarika.
Brice yumvaga urugendo bamaze gukora ruhagije akumva ko n'uwabakurikira atabafata. Shoferi yaragiye kugambana ntiyaragiye kwihagarika. Yaribwiye mu mutima ati Brice ni umusazi, ariko ninjye musazi kurushaho kuko nayimukiye mabuja Priya wangiriye icyizere akampa akazi bwa mbere nkibona perime. Igitangaje ni ukuntu Brice atazi ko burya Priya kimpemba kandi ntakimukorera. Priya yarabimuhishe, ariko Brice arampemba na Priya akampemba, kuko Priya bavuga ati umukunzi wanjye abeho neza agira umushoferi mwiza, ariko Brice ntabibona akomeje guhumwa amaso n'umugore w'abandi. Yahise ahamagara Priya amusamira hejuru ati shofe umpamagaye nanjye ngiye kuguhamagara. Shoferi ati wari ugiye kumbwira iki? Priya ati mbabarira umbwire niba atari wowe watwaye Brenda na Brice. Shoferi ati ceceka kandi untege amatwi witonze nkubwire. Ubu tugeze ahantu. Yavuze uko hameze, avuga amazina yaho, arenza ati nabatwaye bambwira ko bagiye mu bindi bitaro, namenye ko bahunze wowe na Fred nyuma twageze kure. Priya ati ndi kumwe na Fred, twahamagaye polisi kuko nyine Fred yashimutiwe umugore n'umwana. Urakoze kuturangira aho muri, uretse ko na telefone yawe twamaze kuyikurura, si ngombwa ko haturangira. Ngiye kukubwira umuhanda unyuramo ku buryo muradusanga twabatanze imbere. Shoferi yarabyemeye agaruka mu modoka nk'uvuye kwihagarika koko. Yasanze Brice na Brenda bumanye bari gusomana rwabuze gica. Umwana yari yasinziriye, bo basubiye mu bihe byabo by'urukundo rwo hambere batarabatandukanya, ngo umwe yisanga yaratangiranye ubuzima bushya n'undi muntu. Uko shoferi yabibonaga niko yibukaga ukuntu Priya akunda Brice, akanatekereza ukuntu Brenda uri gukora ibyo byose afite umugabo wundi ari we Fred, yewe afite n'umwana w'amezi 3 arengaho gato. Shoferi yararakaye cyane, ariko Brice na Brenda ntibari bamwitayeho. Bongeraga kuganira ku kuntu Fred yacikanye Brenda ati bakimara kugutera icyuma bakantwara banjyanye kuri icyo kigabo ngo ni Donat. Nakangutse nisangayo. Donat arambwira ngo yarankunze ngo yifuzaga kumbona. Yambwiye ko niba ntabyishimiye nakwigendera barandika, ngeze mu marembo ngo hasi kuko nazaga niruka ngo nze kureba niba utapfuye. Nasubijwe kwa Donat kuko nasaga n'utaye ubwenge, muganga aramvura nyimara gukira. Fred aza kumbwira ko nyine ngiye kuzafatwa ku ngufu ngaterwa inda, nkazabyara ngifungiranye mu cyumba, hanyuma Donat akazanjyana mu kindi gihugu akangira umugore muri ubwo buryo. Kubera ko Fred yari yabyumvise rero, yarabimbwe bintera ubwoba nemera ko ducika. Tumaze gucika tukajya kwa mubyara wa Fred, yagerageje uko ashoboye kose amfasha kwakira ko wapfuye, maze kwiyakira ambwira ko nkunda, mbona nta ndi mahitamo ndabyemera. Yavuganye ikiniga ati ibindi byo urabizi Brice, si ngombwa ko mbisubiramo. Brice yarongera amuhumuriza aramusoma aramubwira ati humura nta kosa wakoze, kandi nzagufasha ubyibagirwe ukiri ibyo bikomere. Araho nanjye nakabaye nicuza, ariko sinicuza cyane. Iyo Priya atagera bwangu nari gupfa. Iyo tutajya inama simba ndi umucuruzi ukomeye. Twese batubereye ibiraro byongera kuduhuza. Iyo ugumana na Donat wenda ntitwari kuzongera kubonana. Iyo Fred atagucikana wenda uba wariyahuye. Kandi nanjye iyo Priya atantabara ntitwari kuzongera kubonana. Icyakora Fred yakubonye kubera njye, kuko iyo tutajyana gutembera kiriya gihe wenda ntibari kugushimuta. Priya yambonye kubera wowe, kuko iyo badashaka kugushimuta ntibari kungirira nabi ngo nsange mu muhanda. Barakoze bakwiriye gushimirwa, ariko ntitwabigurana ngo tubaho urukundo rwacu. Ndagukunda, urankunda, nubwo nabo baba badukunda bate, nta mpamvu yo kwidukekanga abandi bote. Icyaba kibabaje nuko watuye umwana cyangwa akazarerwa n'abantu batamukunda, ariko ndagusezeranya ko nzamugira uwanjye, ndagusezeranya ko nzagukunda nkagukundira umwana kandi azakura nyitase. Shoferi yafashe undi muhanda batabizi, yavuye mu bo bari barimo yinjiyemo Priya yaramurangiye. Yari yagabanyije umuvuduko mu buryo bushoboka, ariko Brenda na Brice ntibari babyitayeho. Kubw'amahirwe ya shoferi, Brice yumvise inzara imwishe, ajya gutanga komande y'ibyo kurya muri resitora bari bagezeho. Yari amahirwe ya shoferi kuko bari bagiye gutinda. Brenda yasigaye yonsa umwana aramuheka, asanga Brice muri resitora. Shoferi we yanze kujyayo, ahita ahamagara Priya amubaza aho bageze. Mu minota nk'ibiri imodoka enye z'abapolisi zari zihageze, kuko bari bizeye ko baramutangatanga nashaka gucika. Priya yari ari muri imwe, Fred nawe ari mu yindi. Baparitse aho Brice na Brenda bakiri muri resitora bari gusangira bishimye banyuzamo bagatamikana. Ikindi kandi bari batangiye gutekereza ibyo kuhashaka icumbi muri iryo joro ryari rigiye kuza. Priya na Fred bagiye imbere dore ko shoferi yari yaberetse umuryango, inyuma yabo baherekejwe n'abapolisi bagera muri 4, abandi basigaye ku modoka. Bakigera mu muryango batungurwa no gusanga Brenda aryamye mu bituza bya Brice, umwana ari ku bibero bye, Brice ari kumutamika ibiryo. Priya n'ikiniga cyinshi yahise avuga ati Brice uri mu biki? Brice yahise atungurwa, Brenda nawe areguka, babona Priya, Fred n'abapolisi bo bahagaze imbere. Nta kuvuga byinshi, muri uwo mugoroba mu masaha ya 11:15 Brice na Brenda bose bahise babambika amapingu, umwana atwarwa na Priya bari kumwe na Fred, gusa Priya abanza kwishyura ibyo bakoresheje byose aho muri resitora. Babinjije mu modoka babasubiza inyuma, babaraza kuri polisi mu cyumba kimwe bambaye amapingu.
Umwana we n'ubusanzwe yaritondaga ntiyakundaga kurira, nubwo iyo yariraga atapfaga guhora. Yari yatwawe na se Fred. Babwiwe ko ibyabo birakurikiranwa mu gitondo. Priya na Fred bari babaye inshuti kuko bari gusenyera umugozi umwe noneho. Bose bari bahangayikishijwe nuko buri umwe yasubirana umukunzi we. Iryo joro bari baganira uko Brice naramuka afunzwe Fred azahita acikana Brenda akamujyana kure cyane. Priya yaramubwiye ati wowe uzamujyana mu kindi gihugu ku buryo Brice azafungurwa atazi aho muherereye. Nzaguha amafaranga ahagije kandi nimbona Brice mwegukanye nzagukubira 7 yo nari kuzaguha. Fred ati by'amafaranga bireke, nanjye umfashije ngasubirana na Brenda nazagushimira. Ndabizi Brenda ntari gutekereza neza kandi nawe nafungwa bizatuma arushaho gukunda Brice. Ikiza nuko Brice yafungwa wenyine, Brenda akaza kuba nita ku mwana. Priya terega n'ubundi Brenda nta kosa afite kuko arashimuswe. Brice niwe uzabihanirwa niba ngombwa ko bahanwa. Muri gereza Brenda yumvaga yishimye cyane. Yabwiraga Brice ati nyuma y'imyaka myinshi dukundana tugiye kumarana umunsi wose n'ijoro ryose. Ni ubwa mbere tugiye kumarana igihe kinini kingana gitya. Brice yumvise yaseka ati ndarinze ko agahinda kakwishe none unyumvire rwose. Yaramwegereye muri iyo mbeho y'ijoro barara baganira ku bintu byinshi. Brenda agira ibitotsi akamuryama mu gituza. Mu gitondo bari bizeye ko bararekurwa ariko siko byagenze. Ahubwo baratandukanyijwe buri wese ashyirwa mu cyumba cye kuko batekereje ko nibabagumisha hamwe bashobora no kuza gukora ibindi byaha. Bongeye kwirirwa aho bari bafungiye umunsi wose bategereza uwa kabiri bibuko. Icyo bahabwaga wari umwanya wo kujya koga no gukora ibindi bintu mu minota mike, bagahabwa ibyo kurya bigenewe imfungwa zose kandi bakarara hasi kuri sima. Icyakora umupolisi w'umukobwa warahuye abagiriye impuhwe buri wese amuha icyo kwiyorosa. Nyuma y'iminsi 3 nibwo bose baganirijwe bakabwirwa ibyo baregwa. Brice yaregwaga ko yashimuse umugore n'umwana w'undi mugabo. Brenda wagashinjwa ibindi bigendanye n'ibyo ariko bidakomeye. Mu kwisobanura Brice yabasubiremo inkuru y'urukundo rwe na Brenda nawe ariko amwunganira. Basobanura umupolisi w'umukobwa ibyababayeho byose bahereye ku gihe b'abasore ba Donat bazaga gushimuta Brenda bagasiga bazi ko Brice bamwishe. Bakomeza kumusobanurira byose birimo ko buri wese yatabawe akakira ko umukunzi we yapfuye kugera ubwo ashatse undi. Babivugaga umupolisi ari kurira, amarira yamanutse ku matama kuko yari yatwawe n'inkuru yabo. Amaze kuyumva yarababwiye ati rero nshuti zanjye ndi kubakorera dosiye izashyikirizwa urukiko. Gusa ni ya Brice gusa, Brenda we nta dosiye yarakorerwa. Wowe Brenda kuko uri umubyeyi wonsa nubwo umwana wawe ari guhabwa amata ntagire ikibazo wagira ngo yaramenyereye cyane ko utanafite ibyaha nk'ibya Brice, uzarekurwa nyuma y'icyumweru ariko Brice ashobora kuzafungwaho igihe gito. Nibanga ndi kubibira kuko nakunze inkuru yanyu. Ubwo rero inama nabagira niyi, ibyababayeho nanjye binkoze ku mutima. Mwabibonye ko narize kandi byitwanga abapolisi tugira imitima ikomeye. Sinakwifuza ko mutandukana kandi sinakwifuza ko mubabaza abakunzi banyu bande. Nka Brenda yamaze kubyara yisezeranye mu mategeko, mbese ntabwo byoroshye. Woweho Bruce biroroshye kuko utari wakabanye na Priya. Bishoboka mwebwe mwakundana mukundana icyarimwe n'abo bakunzi banyu, ariko nibishoboka namba ko umuntu agira abakunzi babiri ari umwe. Ubwo mwahisemo kubareka mukabana ni mu bikore mu buryo bwiza. Brice nafungurwa cyane kazamarimo iminsi mike cyane azasanga waramaze gusaba gatanya, amategeko akurikizwe utandukane na Fred ku mugaragaro. Nubwo Fred yakwanga ko mutandukana kubera ko uzaba wabitanzemo icyifuzo, uzababwira ko ushaka gatanya kuko wabanye n'udakunda kandi ukunda hari. Reka ndeke kubyinjiramo cyane, ariko nuko uzabigenza kandi umuntu agira uko apanga ibintu bye. Icy'ingenzi nuko uzakagatanya. Brice nawe azabenga Priya nibiba ngombwa ko hari ibyamuri hazabimurihe, hanyuma mubane mu mahoro mufite n'umutekano w'uko bose bazaba babizi n'ubuyobozi bubizi. Gusa muzirinde kuko mushobora kuzahaburira ubuzima. Fred ashobora kuzihorera kuri Brice, Priya nawe akihorera kuri Brenda. Nyuma yo gukorerwa dosiye buri wese yasubiye mu cyumba cye, kandi mu minsi yose bamaze aho ntabwo Fred cyangwa Priya bigeze baza kubasura. Brenda we ntiyari yakorewe dosiye yo koherezwa mu rukiko, ni Brice gusa wagombaga kuburana ku byaha yarakurikiranyweho. Mu rukiko Priya na Fred n'umwana bari bitabiriye. Brice yakatiwe igifungo cy'amezi 3 akazatanga nihazaba itubutse. Bamujyanye aho agomba kumara iyo minsi afunze. Priya abanza kumuvugisha amubwira ko amukunda kandi katazemera ko afungwa icyo gihe cyose. Brenda nawe yamusezeyeho amubwira ko amukunda kandi kadazahwema kumusura. Byari bisekeje kubona umusore umwe umuganga nka Priya mu Rwanda n'umugore wabyaye. Fred yahise akurira akaboko ka Brenda amusaba ko bagenda bagasubira aho baturutse, bagasubira kwa mubyara wa Aphrodite aho bari imbere yo kuza mu mujyi, cyane ko ariho babanaga nk'umugabo n'umugore, ari naho hari imitungo yabo bombi. Ariko Brenda mubera ibamba aramubwira ati sinsubiraniyo nawe kandi sinzongera kurarana nawe. Brice niwe wanjye, wowe wari uwo kunyibagiza agahinda natewe no kumubura, ntabwo uri uwo kumusimbura na gato. Fred yicishije bugufi imbere yaramutakambira amusaba ko basubirana bakajya kwibanira mu mahoro. Brenda ati nta mahoro nagira ntari kumwe na Brice mugenzi kagihumeka.
nubwo ari kuzaza mbyaye inshuro 8 nari kuzamusanga. Guhera uyu munsi witegure ko tugiye gutandukana byemewe n'amategeko, kuko aho kubana nawe Brice ariho byarutanga apfa aho kuzumva ngo abana n'undi utari njye. Brenda yahise amwishikuza. Fred abona atarwana nawe aramureka asubira kwa Priya. Brenda wakodesha inzu yo kubamo wenyine. Priya we yari yasubiye mu kazi ari gutekereza uko nagiye gusubirana na Brice nyuma y'uko Brenda na Fred bazaba barasubiye aho baturutse, ariko atazi ko ahubwo Brenda adashaka kuzongera kubana na Fred kandi kari kwitegura gusaba gatanya. Fred yarabimubwiye, Priya biramubabaza, yumva imipango yabo iri kuzamo inzitizi, ariko we yemeza kuzakomeza kurwanira Brice. Brice yajyanywe muri gereza yari irimo abakurikiranyweho ibyaha bitandukanye, baba bakatiwe n'inkiko imyaka myinshi cyangwa igihe kitageze no mu mwaka, abakoze ibyaha bitandukanye bikomeye n'ibyoroheje. Yagiye muri gereza ahangayikishijwe nuko yaragiye kureba Brenda, akumva ahangayikishijwe n'ibizamubaho, niba Priya atazamugirira nabi, niba Fred atazamuroga wenda akamutwara yarataye ubwenge, mbese aba muri gereza umutima utari hamwe. Brenda arafite udufaranga ajya gukodesha inzu yo kubamo we n'umwana wo mu mujyi mu gihe yaragitegereje ko Brice afungurwa. Yagiye gutanga icyifuzo cye mu cyumweru cya mbere Brice afunze asaba gatanya. Ku munsi wo gusura, Priya yazindukiye kuri gereza, ageze yahurirayo na Brenda. Bose bari bazindutse ariko Brenda ariwe wagezeyo mbere, kandi bariyandikishaga, uwaje imbere agasura umuntu we mbere, abaje gusura umuntu umwe baba bazanye bakiyandikishiriza hamwe bakamusurira hamwe. Brenda na Priya bari bakurikiranye ku murongo. Bahisemo kujya kumusurira rimwe ariko bamuzanye bajya kurwana. Brenda avugishaga Brice, Brice akirengagiza Priya. Priya agashaka kwigizayo Brenda ngo nawe avuge. Mu gihe bari bakiri muri ibyo, Brenda yarebye mu zindi mfungwa abonamo Donati. Atangaye cyane yahise abwira Brice na Priya ati, dore wa mugabo Donati washimutaga abakobwa. Donati nawe yahise abona Brenda agira isoni n'ubwoba, aramupepera ariko Brenda aramwihorera. Brice yaramenye ko burya afunganye n'uwamuteje ibyo byago byose. Priya yaciye ukwe ariko agenda atekereza ati ubundi ndacyarwana n'iki ko mbona intambara ntazayitsinda. Yaravuze ati aho gukomeza kwangiza izina ryanjye, dore ko maze ku biciro by'imigani mu itangazamakuru bamwe banampimbira ibyo ntakoze, yewe n'akazi kanjye kakaba kari kudindira. Abakiriya bamaze kunshiraho kubera kungabanyiriza icyizere babona ko ntari seriye cyane. Reka ntangire ubuzima burura, nemere ko Brice muhebye, niba ari uwanjye bizikora nta mbaraga nshoyemo. Ubu se kari uko mfite abaganga b'abahanga nka Prince n'abandi, ubu simba narafunze imiryango. Nyuma yo gusurwa, Brice yegereye Donati yarakaye ashaka kumukubita, abandi barabakiza. Brice abwira abo bari bafunganye bose ibyago Donati yamuteje. Bamwe bashyigikiye Brice abandi banga kugaragaza uruhande bariho, gusa Donati we yari yarahindutse. Yari yarakatiwe burundu, rero yitwaraga neza kugira ngo azababarirwe nibura agabanyirizwa ibihano. Yaboneyeho kubwira Brice ati, ahubwo nibishoboka uzabwire Brenda azavuga ko yambabariye niba n'abari mu bakobwa bazanye ibirego nyuma yo gufungwa nzira ubwicanyi. Nibura umwe mubona hemukiye harimo nawe, mugaragaze ko mwambabariye, ahari wenda byagira icyo bitanga ntibamfunge burundu bakamfunga nk'imyaka 25. Brice yari yakiriye yiyunga na Donati bakajya barara baganira. Ku munsi wo gusurwa ukurikira, Brenda yaje nyuma ya saa sita abwira Brice ahageze ibya gatanya. Brice arishima cyane ndetse amubwira ibyaganiriye na Donati. Brenda aravuze ati, niwe wari utumye upfa, none ubwo wamubabariye kandi ukabuganira nawe, nanjye ntabwo najya kure y'umwanzuro wawe, nzamubabarira kandi nakenera ko tuzajya kumusura tuzajya tubikora. N'ubundi icyo yaragambiriye ntiyakigezeho nubwo hagendeye ubuzima bw'abantu benshi. Mu mwanya muto baganiriye, biyemeje ko nafungurwa bazakora uko bashoboye kose bakabana kwituza bidasabye guhunga. Brice yafunguwe Brenda atarahabwa gatanya kuko inshuro nyinshi Fred yangaga kwitaba urukiko. Gusa yari yariyakiriye avuga ati nta kundi aho kubana n'umuntu utankunda uzahora ababajwe n'urushako byaruta nkamureka. Kuba atishimye byazangiraho ingaruka nanjye nkabaho ntishimye, ibyiza mukorera ntabibone. Rimwe na rimwe yajya ahura na Brice mu ibanga aho nahungira hose, byanga bikunda sinatandukanya abo ntahuje. Igisigaye no gupfa kigankemera gatanya, cyane ko Brenda atanifuza ko tugabana ibyo dutunze nubwo twabivunikiye twembi. Fred yagiye mu rukiko, we na Brenda bahabwa gatanya byemewe n'amategeko, ndetse Brenda amuharira ibintu byose. Banzuye ko Fred najya akenera umwana azajya amusura uko ashaka, ariko ntabuze amahoro mama wari we Brenda. Brenda yarabohotse, yari yemerewe kubana n'uwashaka wese. Gusa Priya yarasigaye avugwa nabi cyane, bavuga ko yashatse gutwara umukunzi w'abandi birengagije uko bamenyanye. Yabonye ko nibikomeza gutyo bizatuma abura abakiriya mu bitaro bye, abahivurizaga bakivuriza ahandi. Atumiza Brenda, Brice na Fred we baganira ku buzima bwose banyuzemo, bafatwa amashusho ari nako binyuzwa ku mateleviziyo no ku maradiyo ndetse no ku mbuga nkoranyambaga.
Bahereye kuko urukundo rwa Brenda na Brice rwatangiye uko mu nzira batembere Brice yatewe inkota hafi ku mutima ahobeye Brenda bakamushimuta, uko Priya yatabaye Brice yenda gupfa, nuko Fred yatabaye Brenda akamukiza imigambi mibi ya Donati. Bakomereza ku kuntu Priya yisanze yatangiye gukunda Brice na Fred yatangiye gukunda Brenda, bo bikarangira banabanye kugera ubwo babyarana bazi ko Brice yapfuye, mu gihe Brice nawe yari yaramaze kwambika impeta Priya. Gusa ntibigeze birega ngo hagire uvuga uko yashatse kwica wari umubangamiye, ngo Priya avuge ko yifuzaga ko Brenda aribwa n'ingona, nuko Fred yifuzaga ko Brice yicwa n'impanuka y'imodoka. Baganiriye byinshi, barangije barahaguruka barahoberana, biyungira imbere y'itangazamakuru n'imbere y'ababikurikiranaga ku maradiyo, ku mateleviziyo no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, biyemeza ko bagiye kubana mu mahoro. Priya yemereye Brenda kuzamwambarira mu bukwe, gusa Fred bavuga ko atabishobora ariko ko azamuha amahoro mu buryo bushoboka. Priya we yabikoze mu rwego rwo kwigarurira abakunzi be no kugaragaza ko ari seriye kuruta uko babitekerezaga. Yewe no mu bukwe koko yambariye Brenda, nubwo yumvaga umutima wenda guturika, ariko byamufashije kugwiza abakiriya benshi, abantu bakomeza kwivuriza we ku bwinshi, nawe agabanya ibiciro ku ndwara zimwe na zimwe. Ubu Priya ari kwitegura ubukwe bwe na Prince, umwe mu baganga be yizera cyane wanamusigariraga mu mwanya, mu gihe cyose yabaga yateshejwe umutwe n'urwo yakundaga Brice. Fred nawe yamaze kwiyakira kandi bafite umukunzi mushya. Iyo akeneye gusura umwana wamusura uko ashaka, kandi yakomeje kuranguza imyaka mu mujyi ndetse rimwe na rimwe irangurwa na Brice. Nyuma yo gukora ubukwe bwiza bwitabiriwe n'abantu benshi kandi bukanyuzwa ku bitangazamakuru bitandukanye, Brice na Brenda bakomeje akazi Brice yakoraga ko gucuruza imyaka, kandi umwana wa Brenda nawe yitaweho mu buryo bushoboka bwose nk'umwana ukuriye mu muryango afite se na nyina bamukunda. Abantu bose bazi Brenda na Brice iyo bari mu rukundo biyita ayo mazina, umuhungu ati nzakubera Brice, umukobwa nawe ati nzakubera Brenda. Nongeye kugushimira wifuje igice cya 4 kandi ukaba ukigejeje ku musozo. Iki ni cyo gice cya nyuma cy'inkuru ya Brice na Brenda, ubutaha tuzabana mu zindi. Utarumvise ibice bibanza, wazafata umwanya ukabyumva kuko biri kuri uyu muyoboro. Ushobora kudusangiza uko wakiriye inkuru unyuze muri comment, kandi niba warayikunze kuva itangiye kugera irangiye, cyangwa hakaba hari igice wakunze kurusha ikindi, ntiwibagirwe gusiga udutima hano muri comment.